Julius. Mami. Sema mikoa wabaje. Sikuna vema mikoa baka. Ndeka nawe Mimi. Ndeka. Cyakigori ngo bitayiga kiri hehe. Genda ukizanira hano ndagishaka. Se mami tayiga yakoze iki kwa murakariye cyane. Genda ukizane cyo gutuma. Shawureka. Cyakigori cyo ukibona bigicyo cyagishije umuntu. Bava muri rugo kuri cyakigori Uyoboka vama kagenda. yavuga vuba. Wachana we. Koninde nyoko ninde. Gituma uba ugenda unyoba inyuma. None se nanti undi nagukoreye iki? Ase ntabwo ndumva nakubashije. Byo ni ndakubashije. Cyangwa subiza ndakubashije. Ubwo mu maso yagenda kera simenya kumubona kandi ndumva mukumbuye cyane. Mwana basi nk'imyenda kumwigeza amufashije neza ngira kumubona. Kuva nyuma yagenda inshingano yatsigiye ntabwo nazikoze kuko bikwiye. Gasanzwe aribyo kubona tayiga kandi umubwirira nawe rwose. Anti none se nagukoreye iki mami? Sundi bintu mama bakubaza ntabwo uri kubyumva. Ubu kumusubiza ni ibintu bikunaniye. Ku buryo ujya kuba ngo anti nakoze iki wamusubije. Mama rwose aho namwe mwarengeye. Sundi ndi mwana yabagize ati kuba tayiga bahangaha hari ikintu byangije cyangwa hari icyo yica. Mama rwose mugire mwisubireho. Akoma ndabizi ko dukunda mbese basi tayiga ameze gute. Tayiga ndamukumbuye cyane kuva mu maso sinongera kumubona kandi ndamusabira aho yose ameze neza. Kuva mama yagenda ntabwo ndongera kumubona. Inshingano zose nari nsigaye narazikoze nk'uko bikwiye. Tangiye kujya usuzugurira ahangaha. Soni. Nawe ndamugukurikiza. Ayo mujyana maze gukurumvire no ngo. Mami rwose ntabwo ari ukubaho. Ariko umenye neza ko iyi nzu nawe nta burenganzira ifiteho. Ntabwo nzigera nkwemerera gukorera tayiga amakosa ndebera. Ntundi munsi uje kuzongera kubuza. Sikona kuboneye akazi. Oya baba urabeshya. Hahandi bahomakaye handi bati. Yego Imana ishimwe n'ukuri ndumva nishimye cyane. Barange nabyishimiye cyane. Sha nyine ke. Bahomakaye barangirira ngo Ariko mbaho ubundi ubu nakoze iki ku buryo ahantu hose ngerageje gushaka akazi byanga. Nta kundi nyine ubwo nta kundi byagenda ndumva ntanameze neza reka twitane. nta kundi nyine. Sako twizeye ko Sawa ntabwo.
hari ikibazo nagira ngo tuganeho cy'umunsi imyaka 10 kandi akaba ari nacyo tugukurikirana mbese biti. Ariko kapiteni rero urabizi ko nari ntaraza mu kazi, so ubwanjye ndumva icyo kirogo twagiye kasoringa ahubwo tugafata ibiri huye. Oya ndabyumva, ibyo ntabwo ari byo nshaka. Kuba waraje mu kazi ntabwo bivuze ko tutakurikirana ikirego ngo tubashe kukiorganiza, tubashe gukemura, kuko natwe dutegereje kugira ngo bigende neza. Ntabwo ari ngombwa ngo kuba utari uri mu kazi, ahubwo ni byiza ko waraje mu kazi kugira ngo ugire courage kugira ngo tugere kuri icyo kirego tujye no kugisubiza. Shambawe, uzi ko ndi forume yanjye bayitesheje agaciro ngo uraciriwe. Shaka byambabaje bya hatawe. Shampole kabisa uzabona kandi Uzi Diregiteri Jenerali wa kiriya kigo arirata byagana. Uzi ko namugeze imbere nkicara ngira ngo muri bipapuro byombi. Abanza kwicisha hirya no hino, aho mbimuhereye nibwo yahise ambwira kuri gutya. ihangane abantu bose ntabwo bameze kimwe. Ariko rero njye kapiteni ndumva rwose twabireka rwose tugafata ibiriho, kuko ese urebye ndumva njye twabyihorera kabisa, ahubwo tugakurikirana ibiriho. Ese undi papi, ubundi umupolisi nyabaki ninde waguhaye akazi? Reba hashize imyaka 10 hapfuye abana bakobwa, na n'ubu ngo imirambo yawe ntabwo turayibona. Bidateye kabiri n'undi mwana w'umukobwa nawe barafashwe arapfuye. Reba hashize imyaka 10 hapfuye abana b'abakobwa basanga 150, na n'ubu ngo imirambo yawe ntabwo turayibona. None uragira ngo icyo kirego tugiceceke bigende gute? Hashize imyaka 2 na n'ubu ngo umudamu nawe yarabuze. None uragira ngo ikirego tugiceceke n'umurambo utarigeze uboneka? None uragira ngo bigende gute? Ntabwo ndi kubyumva. Abo bana bahuriye n'umudamu. Uzi Diregiteri Jenerali wa kiriya kigo arirata byagana. Uzi ko namugeze imbere nkicara ngira ngo muri bipapuro byombi. Abanza kwicisha hirya no hino, aho mbimuhereye nibwo yahise ambwira kuri gutya. Sha mukuru wanjye uzabona kandi Mbaba nta kibazo nyine, ubwo nta kundi byagenda, reka tujye kuryama burisha. Ndabizi ko twari dusanzwe dukorana neza, wari uzi gahoro bizinesi irimo ipfa twakoranaga byagenze gute? Nje kubaza cyane ariko urabizi rwose ko kariya kazi rwose twarakaritse, ubu twari twiriwe ngo nta kibazo dufite, gusa waturitse muri kariya kazi kabi. ariko se nzajya kugira ngo mbabwire, nzajya mvuza ingoma, nzajya mvuza ikondera nka rimwe ry'abasaza ba kera, nzajya mpagara harambuza umwirongi ahirengeye kugira ngo mwumve. Ese nzajya mpamagare mfate mikoro nk'uri guhamagara abaturage ngo bajye mu muganda? Icyangwa mushaka ko nzajya nirirwa mbashishikariza kwirirwa mwambaye udupfukamunwa? Ikintu ushaka ni uko mukora akazi kanyu. Niyo mpamvu turi bamanirwa. Amakuru mfite nuko nzi neza ko abo bana, uwo mudamu yari afite abana babiri. Abo bana babiri amakuru yawe nayakuye mu kigo cy'imfubyi cyabareraga. None ndagira ngo ugende umenye amakuru neza, abo bana aho baba baherereye, kugira ngo tumenye neza aho baba bari kandi ubikore mu ibanga. Madani kuba twarariye amafaranga yanyu ntibivuga yuko mugomba kujya mudutwara mu gorofani. ariko mbamubwiye amafaranga twabahaye ngo mudukorere akazi ntabwo twayabahaye mu buryo bwo kubafasha, twari kugira ngo dukorere akazi. Iminsi twamaranye irahagije. Ongera ntabwo ari akazi kacu mwakarangiye. Iminsi twamaranye irahagije. ariko urabiranga twakoze n'amafaranga yanyu. Hano twaje mu rubanza cyane. Imyaka twakoze Icyo mvuze wacyumvishe.
umva Dani nawe dogita hari icyo mutazi muduheruka kera tukibahendahenda inzira zarahindutse noneho njye bikamakuriyeho amafaranga mwaduhaye ahwanye n'imyaka twabakoreye turabyumvikanaho nimba atabyishimiye byandikiraho polisi uko niko kuri niko bimeze niko nta deni ikibazo biragwira ariko kamari mbere uko uvuga ayo magambo nawe gutyo ujya wibuka amafaranga yacu twabahaye ujya uyibuka basi se mwana yadushoboje basi wemeye mbese kuki ushaka guhagarika akazi gatangiye kandi amafaranga yacu twabahaye Okay, mwamaze kuvuga mwineguye mwashoye reka mbabwire kandi kantu kamwe gusa video yanjye igiye kuyishyira hanze mwitegure ingaruka zayo niba mwanze kuyikora muratsuzumura umva dogita zakora ikosa Eso te sana. Ntugatinya ibyuma byo mu bihari nta mpamvu yo kuguma mu buri tukabura none twadukoresha utinda mu byaha ukabigwamo tujya amakenga utinda mu byaha ukabigwamo